ngayo nguko guys, nagarutse rero nje basuhuza ni Anike Kitu. Reka nizere ko mumeze neza aho muherereye hose, yaba mwe muri mu Rwanda, abari mu bihugu by'abaturanyi, ndetse n'abari muri Amerika, abari muri Aziya, ndetse n'abari muri Europe. Reka nizere ko mwese mumeze neza. Rero nagarutse kuri ya nkuru y'uwitwa Pastor Mutesi twayivuzeho, ngira ngo mwumvishe na audio nabacurangiye cyase nabashyiriyemo y'uburyo uwitwa Pastor Mutesi yasubije uwitwa Sandrine, kuko iyi nkuru twayivuzeho ku munsi w'ejo. Twayivuzeho tuvuga ukuntu uwitwa Sandrine nyuma y'uko uwitwa Mutesi agiye mu murenge, hariya mu murenge ari kumwe n'uwitwa Feredina. Ubu kugeza ubu ngubu ni umugore n'umugabo, Pastor Mutesi ndetse na Feredina ni umugore n'umugabo. Rero nyuma ya kesi y'umugore wahise winjiramo azavuga yuko yahoze ngo aryamana n'uwitwa Feredina, we ahavuga ngo njyewe nari indaya ya Feredina. Mwumvishe rero ibyo ngibyo nibyo Pastor Mutesi yaje kuba yasubiza uwitwa Sandrine, aho Pastor Mutesi rwose ubona yuko afite ibyishimo byinshi, aranyuzwe cyane uburyo umureba, urabona yuko ni umugore ushimishijwe n'ubuzima arimo kugeza ubu ngubu we n'umugabo we. Rero nk'uko mwabonye no kuri thumbnail, nazanye n'uwitwa Asia. Uyu nguyu muramuzi ku Nzahuke TV, cyangwa se ni madamu nyakwigendera Theogene. Nawe mwamubonye rero, ni nyuma yuko aherekeje uwitwa Pastor Mutesi, ariko bakavuga ngo biravugwa ngo hano hanze biravugwa ngo uwitwa Asia nawe buriya twitegure igikwe cye. Twitegura igikwe cye, bati buribwa ari inshuti n'uwitwa Pastor Mutesi rwose na Asia. Mu minsi iri imbere mwitegura ubukwe bwe, cyane ko Asia we ntacyo aratangaza ku bijyanye n'iyo nkuru. Noneho uwitwa Pastor Mutesi yagize ati, mu gusubiza uwitwa Sandrine yagize ati, niyo usibye nawe Sandrine, niyo haza abandi badamu 500 cyangwa se abagore 5 bafite abana 5 bakavuga ngo Feredina ni umugabo wabo, bakavuga ngo aba bana ni aba Feredina, ati njyewe nta giteze kunandukanya na Feredina. Ubu Feredina ni mbese yavuze yuko ngo si umucamanza wa Feredina. Mbese ibyo mwavuga byose kuri Feredina, mwavuga ibiki mugatuka Pastor Mutesi mugatuka Feredina, ati ibyo mwavuga byose kuri Feredina sindi umucamanza we, ariko Feredina numwe mu nama zanjye. Ati inshuti yanjye ni Kristo, mwese ndabazi rwose, nta kintu cyava mu kanwa kanyu cyanungura. Ibyo ngibyo ni Pastor Mutesi ubwe nyiri bwite wabyivugiye, nk'uko mwabyiyumviriye muri audio nabashije kuba nabona nkabakinira. Ni ikiganiro Pastor Mutesi yari arimo nyuma yuko avuye gusezerana. Ni ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru, ndetse bica no kuri TV yiwe cyase kuri YouTube channel ya Pastor Mutesi. Ariko mu by'ukuri wa mungano iyo ugiye kureba n'ubundi yavuze ati njyewe ndi madamu Feredina. Uko byagenda kose rero, wa mudamu we Sandrine, niba ufite ikibazo cy'uko Feredina atigeze agusezera, ati njyewe mu izina ryanjye nk'umudamu wiwe mu mategeko twasezeranye, ati njye ndagusezeye, ati basi tuza njyewe ndagusezeye. Gusa ariko ibi bintu nakomeje mbivugaho ndavuga ni rwose Sandrine, tuza wisenya urugo rw'abandi, nuri umudamu wa Feredina mu mategeko, ngo wenda avuge ngo ni wowe mugore mukuru wa Feredina. Dore ko nawe wivugira uti ndi umukristo, ariko uyu mudamu yasekeje ati ariko nubwo ndi umukristo njyewe ndi indaya y'umugabo umwe ari we witwa Feredina. Ati njye no kuza kuri kamera nari nabanje kwatura ndihana mbwira Kristo
ati njyewe ndi indaya ya Feredina. Ati nimba muvuga yuko njyewe nari indaya uyu Sandrine nyine bitewe n'uburyo yinjiye mu gakino, avuga yuko we umuntu baba bararyamanye, avuga yuko umuntu baba bararyamanye ari umugabo wamubyaje abana 3 ndetse n'uwitwa Feredina, akavuga ati njye nari indaya yego nk'uko mubivuga, ariko nta kibazo nari indaya y'umugabo umwe. Muri makenya sinari nka za ndaya zigenda zikajya gutega zikabeshwaho ndetse no kuryamana n'abagabo bagiye batandukanye kugira ngo zibeho. Ati njye Sandrine nubwo buzima bwanjye, njye Sandrine. Ariko rero nkibaza ni ubundi Sandrine niki cyamuteye kuza kuri kamera? Icyambere ni yaje avuga ngo wenda Feredina yaranyibye nibabanze banyishyure. Mbere yuko abana na Mutesi cyase nubwo babanye, wenda uyu Sandrine azavuga ati Feredina yaranyibye nimusubize ibyo yanyibye. Nagaje kuri kamera avuga ati ndi umugore mu mategeko wa Feredina, ubu bukwe ni bupfe. Njye nkibaza ni ubundi ni iki kigamije? Ni ugusebya gusa Pastor Mutesi kubera ibyagiye biba byose. Ariko ahangaho iyo ugiye kureba ubona nta bwenge burimo. Hari igihe umuntu akora ikintu atabanje gutekereza. Abandi bati se Pastor Mutesi rero n'urukundo afite Feredina gusa? Ati Pastor Mutesi akunda abagabo. Ati ubu ngubu umwaka urashize, uwari ugiye gusezerana na Pastor Mutesi yitabye Imana. Ubu ngubu agahinda n'umubabaro birashize, ahise ashaka undi mugabo. Ati n'ubundi rwose Pastor Mutesi akunda abagabo, nuriya bigize ukundi kuntu bigenda abagabo barahari azahita ashaka n'undi. Njye nkavuga ni aramaze, byose ni amahitamo ye. Icyo yahitamo nawe ni umuntu mukuru, azi ibimufitiye akamaro, azi ibimubangamiye mu buzima, azi icyo akenye mu buzima. Mbese afite uburenganzira bwe busesuye bwo kubana n'uwo ashaka. Noneho kuba biba byanyuze no mu mategeko, njye ndumva nta kibazo kirimo. Abandi batese Pastor Mutesi ko buri gihe ashakana n'abadivorce, yabuze umusore. Yabuze umusore. Guys, niba biri imihanda rero, niba biri imihanda, hari igihe mba mbona iyi mihanda rimwe muzadutereraho amabuye muzi ko tuba tuje kuvuga ibintu bidahari kandi ari ibintu ba nyir'ubwite baba bo biyiziyemo. Pastor Mutesi ati rero ibyaha byose, amakosa yose Feredina yaba yarakoze nimuyankireho mumureke. Noneho hari igihe mutuka, mwanuka mutanuka, inshuti yanjye ni Kristo. Ati Feredina ndamuzi ndetse n'uriya Sandrine ndamuzi. Ati rwose kuba Feredina tubanye iki gihe nanjye amakosa yose yakoze, urukundo mukunda nirwambuza no kumubabarira amakosa yose yakoze, kuko ninjye watinze kuba nagera kuri Feredina. Ibyo mwakivugisha byose, ibyo mwakora byose, njye nkunda Feredina kandi kugeza ubu n'umugabo wanjye. So guys, rero iyo niyo nkuru nari mbazaniye, ariko hagati aho ngaho nyine na Asia nyine ubwo reka dutegereze turebe koko nimba biri kuvugwa ku mihanda ko kari byo, kuko nta sinyari nimwe twageze tubona kuri uyu nguyu, kuri mama Pasteur Asia, kereka igihe bajyaga bavuga ngo we na Sabe hari ukuntu bimeze. Ariko ibyo ngibyo twaje ndetse baje no kuvuga ngo Sabe yashwanye na mama Pasteur Asia kubera yuko Sabe yashakaga gushurashura ku witwa Asia, ariko aramwanga. Amaze kumwanga rero barashwana. Ariko ibyo ngibyo twaje kubona ikiganiro ejo bundi Sabe yakoranye n'uwitwa Asia, rwose bihinyuza yuko abantu bari baravuze ko abangaba baba barashwanye bapfuye ucece. Sawa rero guys, mugire umunsi mwiza. Niyo nkuru nari mbazaniye. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, murakoze.